ariko noneho kubaka umugabo yamuzanye imyaka 2 yagiye umwaka umwe n'igice yagiye ameza ngahe yagiye ibi bintu bituma bamufata ngo umuntu utari tayari neza mu byemezo byiwe. Mutesi nyaboneka, yego Mutesi induru zawe n'abagabo ng'abakozi b'Imana ziraturambiye rwose. Cyakora nemera ko ibitero bibaho, wubake nguko tuzi ko wari warubatse ariko kongera kuvayo nyaboneka uri kudutukisha mu ivuga butumwa. Ariho aradutukisha hano kuri Gonake Plus abantu baba dukurikiye baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yes, ni by'agaciro gakomeye kuditamano kuri Gonake Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugero nakoreye mu karere ka Rubavu, naje gusura umukozi w'Imana Pastor Laban. Hanyuma uyu Pastor Laban mureke manze mabwireho, ni umuhanuzi w'Imana, ni umukozi w'Imana, ni umushumba Imana yaduhaye mu gihe nk'iki ngaza abohora imitima y'abantu benshi barushye. Ni umuntu usengera abantu mu bibazo bigiye bitandukanye. Ariko nanone ku bantu bazi Pastor Laban hari ijambo rimwe mutazigira mu mwibagirwaho, ijambo rivuga ngo tugiye gukubita abazimu tubazengereze bagende ubutareba inyuma. Pastor Laban ni umuntu w'Imana, Imana yaduhaye mu gihe nk'iki kigoranye ariko nanone cyiza. Hudukurikiye uri ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Pastor Laban we naje gusura hano ku Gisenyi, tugiye kuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko byose nibyo kuba ku murimo w'Imana. No muhanuzi w'Imana abantu benshi bagenda bakunda mu bihe bigiye bitandukanye. Nizeye ko nitugenda mu kanya ko gufata nimero yiwe muraza kumuhamagara muri abantu benshi. Gusa ntago navuga ibintu byinshi, hanyuma byose Imana ikomeze kubiduheramo umugisha. Hanyuma rero reka tuganire hano nicaye, niho tugiye kuganira niwe mu rugo. Murakoze cyane. Hanyuma rero nkuko nari maze kubabwira, nicaye hamwe na Pastor Laban. Pastor, mumeze mute? Meze neza. Mbere ya byose reka ubanze dushyira imbere y'Imana ngo tuganire twisanzuye. Ndana kutina muno n'isegondara 30. Naza kukubwira impamvu. Naza kukubwira impamvu nagutinda amasegonda 30. Tuba tugomba gutanga izisengesho. Korumva rwose ujana mu butaka yo gusanga dusenge cyane cyane. Singa kiganiro. Kanzenge. Kadusenge. Mwami Imana yacu, Imana dukunda, turagushimiye izina rye ryubahwe. Wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe uratwemera. Ushima ko twagera kuri uyu mwanya kwa masano ku iminota. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Ngaho data myiza kubyineza n'imbabazi zawe twemerera utindane natwe dufashe kandi tugenderere. Ndisengeye mwene data David wenda kunyobora mu kiganiro, nanjye wenda kuganirizwa umfashe mwuka wawe agumane natwe kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Kandi Mana sengeye n'uyu mwene data n'uyu mushiki wacu badukurikiye kuri ndi umukristo no kuri Gonake TV. Data nsemwe mudukunda, abo bose turabasengeye, abari mu Rwanda mu mahanga. Data abo bose turabasengeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Ngadufashe kandi tuyoboze neza n'imbabazi zawe, utugire neza muri byose. Niko tukuragije igahunda yose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Hanyuma rero Pastor twatangiye ikiganiro cyacu neza. Reka banze nanga amatangazo abiri. Yego. Dusoza mbite ngubwira impamvu tugomba gutanga isengesho mbere nambi. Yego. Uyu muco nanakubwira n'umuntu wawuntoje. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye, iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana ikiganiro, ku bantu babifuza gusengana nawe cyane cyane akaba ari umuntu Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza, aba ari umuhanuzi. Akenshi abantu bambwiye ko nkunda abahanuzi. Iyo nsoje gukorana n'umuhanuzi cyangwa se umuvuga butumwa, ku muntu wifuza kuganira nawe cyangwa gusengana nawe, ndamubwiye akatubwira nimero ye, ikiganiro gisoje akayidusigira kugira ngo abifuza gusengana nawe baze kumubona mu buryo bworoshye. Ibyo nibanga mbibiye bivuze ngo umuntu utasoje kino kiganiro ntago ari buze kubona nimero yiwe. Ikindi kintu mu nyuma y'igihe kirekire abantu bansaba ibintu bigiye bitandukanye, bakambwira ngo David waje udufasha muri service, cyane cyane abantu bo hanze nibo bagiye bansaba iyo service. Bakambwira atese ko tuba dufite ubukwe muri kubera mu Rwanda kandi twe dutuye hanze, tuba dushaka ngo natwe tubikurikirana, niki wadufasha. Ikintu nabafasha ni kimwe, nuko nabikemuye. Hanyuma Gonake Plus ubu ngubu yafunguye Gonake Pictures, izajya ikora ibintu bya stream live. Izagitambutse ibintu bya stream live ku bantu bafite ubukwe kabisa, mujye muduhamagara kandi twe dukora discount ku muntu wakoze subscribe akanatweka n'ibiganiro yagiye atangamo commentaire. Ntago mashaka amafaranga menshi, mashaka amafaranga make yo kubona transport ngeze aho hantu, nuga ngo mbone n'aka internet. Niye ntago abara amafaranga menshi ku bantu kubyumva neza barumva uburyo ibyo bintu babihenze. Ariko nge mbasa amafaranga make ku bantu basanzwe bakurikira Gonake Plus. Ku bantu bafite ubukwe
mwatubwira tukabafatira amafoto meza, video nziza, ndetse tukanabitambutsa mu buryo bwa live, byo bavuga ngo stream live. Abantu bafite bagize ibyago mu gupfusha babo kandi bari kure batabonye uburyo baza kubashyingura, ushaka gukurikira ukuntu umuhango wose uri buze kugenda, watubwira. Ushaka n'amafoto meza ari buze kubera mu muhango, watubwira kuri Gonareke Pictures. Hanyuma amatangazo nashaka gutanga nawe ya Pastor. Rakoze cyane. Wakoze ubukwe? Muko nakoze. Uko nzakora n'ubundi. Muri iya babukwe wakoze, ufite urwibutso. Mfite urwibutso. Ufite amafoto y'ubukwe? Cyakora yamenya ndaye. Agata video we. Oya jamaro warira. Ose byasi. Cyangwa se ufite video y'ubukwe? Ndafite wo mfite. Kandi ubukwe bari rimwe mu buzima. N'amafoto menya ndayo. Ubukwe bari rimwe mu buzima bwo gushyingira. N'amafoto ndayo ndakuraye. Hanyuma rero kuri Gonareke Pictures. Ibyo bintu twaje gukemura. Ubukwe bari rimwe abantu babyibuke neza. Nuko wakoze ubukwe kera. Nakoze ubukwe kera. Iki ni kiraro zagira. Watubwira. Ushaka gutambutsa ibintu mu buryo bwa live, watubwira. No ku bantu bafite bagize ibyago, abantu baba bagize ibyago, yego, abantu baba bagize ibyago kugira ngo baje babyibuka, baje babyibuka, nabari star rwose. Ufite umuntu cyane cyane ino service ni kwifasha abantu bo hanze, bagiye babinsaba, babwiye ati yo service ntago nyitanga, ariko ubu ngubu none natangiye kuyitangira service muri Gonareke Pictures. Urumva dufite Gonareke Plus, ariko twagize na Gonareke Pictures. Tuzadutangira service ku bantu bari hanze. Nicyo kintu naje kubakemurira, abantu bashaka gukurikirana ibintu byacu, cyangwa se n'abantu bashaka kurikana umuhango wabo uko uri kugenda niyo baba bari mu Rwanda. Yego, tugiye kuza tubafata tukabaza amafoto meza, video nziza, ndetse tukabutambutsa mu buryo bwa live. Hanyuma rero muduhamagaye kuri 078 27 51 375. Watwandikira tugapanga rwose nta kibazo. Hanyuma Pastor mumeze mute? Meze neza ndashima Kristo. Hano ku Gisenyi? Gisenyi tumeze neza, akazuba ni kose kahari ndi wareba. Akazuba ni kose. Hanyuma se twadukumburanye. Miss Dare maze kunyura mari myinshi. Miss naheruka gana ndi mu materaniro. Mu materaniro turi kugana ndi kumwe na Claudina. Claudina huko nawe aho ari turamusuhuje mu izina rya Yesu. Hari abakunzi be kandi abakunzi bacu bagiye bampamagara tudusurize Claudina. Claudina ntabwo aba yatwitavye. Atuzabye ko Claudina twamubuze nawe agera twitaba ngawe Rabani. Hanyuma rero ngiye nicaye kwa Pastor Rabani nkuko mubibona, nicaye we mu rugo mu gipangu ciwe, twicaye ahantu heza cyane, niba muri kubibona hari akantu kumuteguro. Ariko Pastor ujye ukora ibiganiro hano hantu hasa guki. Harasa neza. Bahambikiyemo. Harasa neza. Sawa turajya tubikora ko akantu twongeyemo na akantu gatoya. Gato. Ariko ibintu bikagenda bikajya ku rundi rwego bikabugukwe. Imana ishimwe. Hanyuma naje gusaba Pastor Rabani ku Gisenyi, niwe turi kugana nawe nkuko nabibabwiye. Ntabatindiye cyane rero, reka ntangire ikiganiro cacu neza. Numva Pastor Rabani amaze kugira mu kiganiro neza, nanjye namaze kukigeramo, ariko nanone nabemere ko ndibuze kwasobanura impamvu ngo ntagutangiza isengesho hakiri kare. Impamvu Pastor niwe wambwiye ati nkarige rimwe na rimwe uzinduka umuzimu atarakanguka, ukamukubita atarakanguka agasinzira guhera. Komana ukamucoca nyine ukamufatirana atarakanguka, umukubita agasinzira guhera. Cyane kabisa. Natangira isengesho gutya mbagira ngo ntaza kuyobora mu kiganiro, kandi Imana itatwambike n'imbaraga. Nibyo nibyo. Kugira ngo ikiganiro cacu ntitwiyobore, ahubwo Imana bari ikigira ute ikiyobora, umwuka w'Imana agaragare muri cyo. Uriya David yari biganira nk'umuntu yumva ahandese ko kintu kiganiro kirimo roho mutagatifu, kirimo imyuka magana ngahe, ku buryo ureba bikagucanga. Kagucanga rwose. Hari abapasiteri bamwe n'abantu bagiye bafungura amacano, reka tubanze tukivuga kino kintu, bakora ibiganiro bakagitanya nta sengesho, bakarinda basoza nta sengesho. Ndabwo abari byiza. Usibye kumva izina ng'Imana, yego, ngo pasiteri, nta kindi kintu cyerekanye n'Imana kirimo. Yego rata. Oya wenda usibye no kumva izina pasiteri, ukumva nta n'ijambo ry'Imana agize ute avuze, akavuga Imana wenda mu kiganiro, ukumva nta n'ijambo ry'Imana ryarigeze rigaragaramo n'umunota umwe. Ariko usibye ko Imana ijya ibageraho mu minsi yashize. Reka kino kintu twite tunakivugaho. Mu minsi yashize nabonye Pastor Mutesi aza gusaba abakunzi b'imbabazi, ariko uyu munsi aho noneho ngo yatandukanye n'umugabo we baheretse kurushinga. Reka duhera aho ngaho Pastor. Koresha kabiri bintu ndabyanga cyane.
nejo ubune nabikoze ikiganiro naye mtetayito ivuga ngo kuki abakozi benshi cyane babahanuzi bahanuza abantu kasi keshi ingo bikunze kwanga nukubera iki ni sitano bayabasabye sibabigira mu ruhari nukubera iki burana natanze ko nabatse kuki bigenda kuriya kumva n'umuhanuzi ako kumva urugo rwamunaniye kumva n'umuhanuzi kazi kumva ngo urugo rwamunaniye ibi bintu bipfire kandi abantu benshi nzano muri social media nabaranda ndavuze hano usanga rwose ukamuhanga abagore ngabatanu kandi yahanurira hano yewe tinguye umuhanuzi yavugira hano tinguye umukozi w'Imana biterwa n'iki Sitano baga bico gitero cyangwa mbone bigenda gute wenda pastor yakuye kino kintu neza nge ntaga bari gusenya umurimo w'Imana abantu bankuriki babyumve neza buriya nanjye iyo mbyumvishe ndababara David ariko ngumva najya ku mavi ngo nsenge kuko bino bintu bitukisha izina ry'Imana bino bintu bitukisha izina ry'Imana kuko biravuga ngo niba turi ibyitegererezo by'abandi yego hari ibyo tugomba kwihanganira kurusha abandi kugira ngo byibuze barya abantu badukurikira batoze Imana kugira ngo tubakomeresha amagambo yacu tubakomeresha ibikorwa byacu tubakomeresha uko twitwararika iyo reba umvishe umuntu ngurira ngo amutesi bakumva ngo ari gutana na bugabo we kandi ejo bundi ngo yatanya n'undi turi kugendana yego ibi bintu bituma mu by'ukuri n'abizera n'abashaka gukizwa bituma nabo bashidikanya Imana bino bintu byica ubutumwa bwiza ngavugani rero ngavugani rwose pe mu bakozi Imana batwumva ndahe ndambara zitaba tore mwisi turi ku rugamba ibyo ndabizi ariko byibuze ntiduhereze Satani rwaho ngo tumwereke n'akayira gato yinjiriramo ndiduhereze Satani rwaho gezwa kuko kuba natwe tuba twubatse ntabwo turi ba marayika yego ntabwo turi ba marayika rigiye rwose ubona ukabona ibintu byanze ariko ukavuga uko byagana kose nzu wondi we ngashoka ubutayu ngasenga ngabona Imana yakoze igikwiriye ngabona Imana yakoze igikwiriye ariko rwose abantu bameze nk'aba Pastor Mutesi murimo mu burica ubutumwa bwacu kuko nga umukobwa nga atukisha bose wenda reka kino kintu ngishyiraho umuco neza ntago Mutesi araza ngo yemeze ko yatandukanye n'umugabo wa Fredina baherutse kurushinga yego ntago arabyemeza ariko nye numvise abantu bagira ute babivuga ko Pastor Mutesi atandukanye n'umugabo yego sibyo ahubwo ngiye ndibaza Pastor yego nk'umuntu ufite experience muri uyu murimo w'Imana ubundi bigenda ute kugira ngo umupasteri wenda dutangira urugero nka Pastor Mutesi wagiye ugarukaho kenshi mpamvu tumutangiraho urugero nuko ari wo muntu waje muri social media abantu benshi bamwigiraho hari n'abandi bari ku ruhande ibyo bitamenyekanye ariko Pastor Mutesi w'ibyo byaje hano rero reka nanjye ngugarukeho nkango umuntu ufite experience umuntu wakijijwe kera umuntu w'umushumba ikindi n'umuhanuzi yubonye nk'abapasteri bari gutandukana n'abagore babo cyangwa se abagabo babo usanga hanini biterwa n'iki yende ikibitera ngenda navuga ko atari ugushobora gukorera myiri hamwe ryo kwihanganira ibi bagerageza kuko Bibiliya muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 ngira ngo haratubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza ngo kuko namara kwemerwa azabyikama ry'ubinyo ritangirika iri Imana asezeranije abayikunda uko byagenda kose rino hame riba ryabaguye kurikoreramo no kurigenderamo kuko natwe dufite ingo kandi turaba pastori turavuga bo turi n'abahanuzi ndabwo ari ukibigeragezo biba bitabuze ndabwo ari ukibidutera biba bitabuze ahubwo kwihangana kandi buriya kwihangana ni indwara ikomeye muri urugendo rwo kujya mu ijuru ubwo rero ikibitera yenda rimwe na rimwe haba habuze kwihangana hamara kubura kwihangana niba yenda umugabo yifashe nabi kuko yenda ndabwo twavuga ngo yenda Mutesi niwe waba yenda umunyangeso cyane yenda n'igihe ashaka bikananirana agashaka bikananirana ariko Paulo yavuze ngo ugira ngo bibe gutyo bahitamo kuba nganje kuko abayo ndamugabo afite nda cyaha yaba afite nda n'igisebo yaba afite turi kugendana
ariko noneho kubaka umugabo yamuzanye imyaka 2 yagiye, umwaka umwe n'igice yagiye, ameza ngahe yagiye. Ibi bintu bituma bamufata nk'umuntu utari tayari neza mu byemezo byiwe. Bituma bamufata nk'umuntu utari tayari mu byemezo byiwe, kuko aba yakavanywe njyewe mbisemo gukorera Imana, ndabyo Imana izambanira ko ndagize umugabo, ndabyo Imana imihanira. Buri hari ibintu Imana itaguhanira, ndabyo Imana izaguhanira ko utagize umugabo, kuko gushaka no kudashaka Paulo yabishize ku mucyo, abivuga neza. Niba ko kumva utabishobora, hitamo gushaka. Ariko niba gushaka byaguteranya n'Imana yawe, hitamo kubireka, kuko nda muntu uzakwangira kutagize urugo, kutagize umugabo. Niyo mpamvu ba padiri bo bahitamo gukuriza bateka da mu ngo rimwe na rimwe habaye ibigeragezo bagahitamo kubihunga. Babihunga rero bakibiraho gutyo ari ingaragu, ndetse ko nabo mbavugeho hari igihe nabo badusebyaga. Byamaze birasanga babivuyemo kumva ngo bafite utwana hanze ngo bari kudufasha ngo ukundo, kandi nta kana ke yabyaye kwa yumvise. Ariko ibyo nabyo ndaba ari byiza. Paulo yavuze ngo niba padiri utabishoboye, sibyo, zana umugore, kuko n'abapasiteri turabafite kandi ijuru bazajya mu ndara y'amajuru 2, ni ijuru rimwe tuzajya muri Imana ry'uko twakiranutse. Kandi garukire kuri Mutesi, kandi garukire kuri Mutesi nyaboneka, Mutesi induru zawe n'abagabo ng'abakozi b'Imana ziraturambiye rwose. Cyakora nemera ko ibitero bibaho, hari n'igihe n'ibyo umunyamakuru ambwiye yarabyumvise, kwa kundi tugabwe bitera akaba atari ukuri. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimye bitari ukuri, wubace nk'uko tuzi ko wari warubatse, ariko kongera kuvayo nyaboneka uri kudutukisha mu ivugabutumwa. Ariho aradutukisha, nakurimo aya mahame yihanganire ibimugerageza. Bivuze ngo bibaye ari ukuri Mutesi yatandukanye n'umugabo, yego, yaba ari gukora amahano. Ni ukuri byaba ari bibi cyane, byaba bisa nabi rwose. Kandi hari ikindi gihe nigeze muvuga bati wahitamo kuba wenyine, wahitamo buriya David kugenda bitera kubona. Hari abantu nasuye mu minsi yashize, noneho ndeba umumama, nuko mvuze ngo mu kandi atari nawe ambabare nazuma kino kiganiro, murebye mbona ari musore y'abamama, wumvise, ariko mbona n'umumama turaganira, ariko nandi mu maso y'umubiri nyine, ariko ngiye mu mwuka ngabona n'umukobwa. None bari kugira ngo umunyamakuru reka nze mucokoze manyize umunyamakuru mu buryo bw'umwuka ndayafite, ariko n'uburyo mu biri ndayafite. Noneho twaturugana ngabona mbega turi ngo mu rugo asa naho ari yenyine, none si abandi bagiye, aho nari ndangiye gutesinga mu binyamakuru. None abandi mu bana hano ngabana, umvise, ariko ng'umugabo bagiye. Ati rero mukozi w'Imana uko mbona gutya njyewe ndi ingaragu. Buriya n'abantu beza nabo bahita bagusha ku ndego, akavuga ati nge ndi ingaragu, batagusha ku ndego. Ati ngiye kuno undeba gutya ndi ingaragu, nda mugabo nzi, nda n'uwo ndeganya gushaka. Niko yese avuga, nda n'uwo ndeganya gushaka. Ngiye tureme gutya ngo twisengere Imana imba umugisha, Imana indabare ku bindi. Murebye n'abati mwakajyara mwe, n'abati wowe wafashe ibyemezo bikomeye kabisa. Uri ingaragu, nda n'umugabo uteganya gushaka. Buriya iryo sengesho nda niryo yigeze asenga, arambye ati ngiye nasoma icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya twemerera kugira umugabo cyangwa kutamugira. Ngiye nore muhame nibyo nakoreyemo ryo kutamugira. We niko yesa kubwiye cyane, nakoreye muhame ryo kutamugira. Kandi ibyo ndabye Imana izambora ko ndabyaye abana, ndabye izambora ko ndagize umugabo. Numva ningingi murengera. No, rwose pe, numva n'ingingo imurengera. Sadeba ko mwijuru ni ku giti cy'umuntu. David madamu wanakorera Imana, nawe uzayikorera. Ari njya mbwira madamu wanjye, akabona nasenze nakareke ndi kuva mu benjya mu bindi, ngamanja akamaza ati ko papa Esther koko wajya utuza. Ngambe ati
ngiye ndimo ndakorera Imana bate uko nawe wishake mbiyuzemo ibihe by'iminsi 2 nawe bifate ibi ni njyewe cyakora kuko iyo twasense tugira ubuntu bwabona Imana ikaduheramo umugisha ninsenga muzabona kawunga muzabona umuceri murye ariko niba bitanga ubugingo uzibambirwa ku giti cyawe kuko mu ijuru ntabwo nzagufata ukuboko ngo mfate abana nshyira imbere ntabwo ari kwa data wacu ntabwo ari kwa data wacu kwa data wa twese reka da ahubwo mu ijuru uzigererayo wowe akabageza ubwoba najya kumva nkumva arambyete nanjye yaje iminsi 2 nayashoje ngo ngaho nsenge ati ngaho nsenge mu ijuru rero uko hakora mu ijuru uko hakora ntabwo tuzajyana y'abana ntabwo tuzajyana y'abagabo tuzajyayo ngatwe ku giti cyacu nuko twayikoreye ubwo rero wenda tuva no kuri Mutesi rwose numva akabazo kamwe ndibuze kukubaza nkawe nk'umuntu w'inararibonye yego mu buryo bw'umwuka w'inararibonye no mu buryo bw'imyaka urinararibonye yego usanga amakosa ahanini Mutesi akunze kugwa marayahe Mutesi amakosa akunze kugwamo aba yagaragariye buri wese kuko aba yagaragariye buri wese kandi biba bigaragarira n'amaso kuko niba yotse urwa mbere bikanga kuba ku rwa kabiri bikanga buno menya ari ngurwa kane hari biri kwanga ubwo ndiwe nahindukira nkabati mbo ibyingwa rero byananiye reka mbitemo guhagarara hamwe mu mukozi w'Imana n'ibana ndacyo bizaba bindwaye nuko nta nubwo n'Imana izabimuhanira akiranukira aho ngaho yikorera umusaraba we akomeza kurikira Imana ariko nakemurira ikibazo mu bagabo bazamubuza n'ijuru kandi yaragomba we ubwe kwishakamo iby'ubugingo ubwo rero nareke rwose nareke kandi niba oya buri hari ibintu si byose hari ibintu dushobora gutegeka twamara kubitegeka bigaceceka mu mibiri yacu si byose kuba ni n'abakoresha ibintu n'amarari y'umubiri iki byose ariko ndacyo Yesu atashora mu gihe gikwiriye hanyuma reka tuve kwa bino bintu bya Mutesi twigiye ku murimo w'Imana. Mutesi no rugamba rwe natwe dufite urwacu ariko nkatwe nk'abantu nk'abakristo n'abantu baba babona ibintu bikabacanga nyaboneka ntago twadusenya umurimo w'Imana ahubwo nawe niba uri guca mu bihe nyibi ugomba kwigira isomo kuri Mutesi kuko namaze kumenya ko nta kintu kitugeraho Imana itagifitemo inyungu buri kimwe cyose cy'Imana yemeye kitugeraho kuko hari igihe dusabwa na Satani twasabwa na Satani tukabanga Yobu burya Imana ibishaka iravuga ngo ndabyanze we Satani toka vana hana huko ariko ko yari yabonye imbaraga za Yobu yavuze ati ndacu ubugingo ndabukwimiye mugerageze cyonse cyo nuko atazaguhindukirira hanyuma reka twigaruke ku murimo w'Imana mu buryo busanzwe twigana n'umuhanuzi wacu mukozi w'Imana pasiteri wacu kubitira abazimu bakazengereza akakana ko sinzakibagirwa igihe no kubadiha gafata ibinyapfu kabahondagura jora hano nasengeye tubahondagura abazimusha sha umva burari gihe ujye mu mwuka ukafata ibirere kabisa gafata ibirere kabisa ingabo z'umwijima ukazimenesha tukavuga ngo uyu munsi nabo bakawuvuma ngayo nabo bakawuvuma ngayo bitewe nuko buryo wabamanukanye uburyo wabahondaguye nabo bakawuvuma batumva no wasigaye bati uyu munsi nduzagaruke mu isi yacu ndawuvumye uyu munsi niko bimeze pastor iyo uvuga ayo magambo urumva akenshi njye nyumva cyane hano kuri Gonake Plus abantu baba badukurikiye baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye nahoze ngana n'umuvandimwe wica hariya tutagiye kuvuga naho mukanya turi buze kuganira arangije ambwira ati abantu bafite ibibazo bibaremereye byinshi kandi byinshi cyane pe ashingiye ku bantu bamuvugishije nawe iyo uvuze nka gutyo hari abantu baba badukurikiye hano baba bafite ibibazo bitandukanye hari igihe bahita bavuga ati wenda pastor twamubona gute se kuko ibyo pastor bavuga bihagazeho kangahe kwijana yego ugasanga biri kugenda biba ko ngiye ibyo mvuga yenda duse mu mibare mba mbihagazeho nga 7 ku 10 cyangwa se 70 ku 100 mba mbihagazeho
kuko twagiye tubona abantu Imana itabara ikoranye natwe bigakunda kandi koko buriya njyewe hari n'igense amatiko mbe nazuminga ibibazo abantu bafite koko Mana wampa imbaraga bino byose ngabihanagurira kw'icyarimwe ngakurira kw'icyarimwe bikarangira ukagira ati umuntu wese ufite ikibazo byose bikurira muri cyane ariko kuko na n'umubyeyi yaravuze ngo igihe n'igihe cyacu buri Imana ikorera mu gihe hari umuvugabutumwa umwe nakunze cyane avuga ngo impamvu ubona ibyo bigeregezo bimazemo imyaka bigashaka kusaba kwica ariko ndebikwice bikagutegerana ariko ukabisimuka ngo Imana ibyohereje marayika kugira ngo ahagarare aho cyaki n'icyari biri kwica aho cyari kiri buturuke Imana ibyohereje marayika yakagenda kahagarara byore marayika yahagaze yabana niyo biza bifite ubukana bukeya ari bya bindi nayo wacyaha ari bya bindi Labani yaza agashobora gukubita bigatumuka ariko burya Imana iba yatenze ingabo nyinshi ngo zihagarare hahandi ikira kwicira kiri buturuke niyo mpamvu noneho tutapfira mu bigeragezo buriya ku mugambi wa Satani n'abadayimoni byagakweca akakanya byakaje bikaba ngingo bikubise ariko kubw'umugambi w'Imana kubw'umugambi w'Imana ukarwara ejo ugakira igitanda cyaguyeho runaka ukagihagurukaho kandi wakivaho mu gitondo kikagwaho undi nuko nyine ubwo rero ibintu byose Imana iba yahagazeho cya kintu cyari biri kwicira ako kantu nakavuze tujya kwa muganga bakaturyamisha ku gitanda tukibagirwa ko ari wakiryamye hagapfa buriya kiriya gitanda uba waryamyeho cyapfiriyeho abandi bantu hari n'uwo musimburanye hari n'igihe bakuyeho wapfuye we bakakuryamisha mu minsi 3-5 ugakira ugataha inyuma bahamuryamisha bikarangira ariko wowe ukahaguruka nucyo ubona rero wavuye abantu batahita babikura ariko nibagerageze babikurure kujya kwa muganga ukajya ku gitanda cyapfiriyeho abantu basaga we nta yego wowe ukahavura muzima buriya David ubundi twebwe abantu twagakwiye kwibera mu mashimwe nijoro rimwe rigizwe n'amasaha 12 kuyaryama ugacya mu gitondo mw'iryo joro haba harimo abo byarangiranye no guhaguruka ukagenda metero 5 yego komeza kagendana metero 5 ukabona usohoye iyo wagiye haraba bakoze imbanuka mu uwo muhanda turi kugendana kera ibitekerezo byanjye byamberezaga ko niba yenda kwa kunumva ngimanuka nyiberanye bunaka ndabona ngo warapfuye numvaga ko bareta bakura imodoka mu muhanda nagire imodoka nimyongera kugenda ariko bara bakoze imano birerere abafite gano barakomeza ubwo bava ngo niyo dusanze kiri kuba twe tuvuga ati shoferi komeza twigendere kandi tukibagirwa ko natwe yadutangurira hepfo hariya umisa ariko ubwo rero kugenda ukabona wafashe urugendo wagiye uratashe ugeze iwawe n'amashimwe uba ugomba gushimira Imana hari kwa muganga kandi hari kwa muganga tugera turi mu byiciro hari abatwawe n'imodoka ariho bagiye bahetse ariho barandase mu maboko ariko hari n'uwijyanye kuba we batakurandase mu maboko soko utamera ngabura uri irijasi n'amashimwe twashimira iki Imana hari impamvu nyinshi zidutera gushima David nubura no kurya ibiryo byawe gira firiti yawe uramucari wa karakawunga kawe ukatamira itore ya mbere ukayikanjagura ukayimira ugashyira ugahaga ukegeka hariya boreya ibi nabyo hari n'ababirya bikabaniga agapfa bikarangira ari umusaza yo wacu nzi warimo usangira na madamu n'abana be bicaye hariya aratamenya ngo biramurika ati biranize munzanira amazi anyoye biranga byarangiye yikubisa hasi mu gitondo twagiye kumushyingura yasanyaga n'umuryango we atangira kurya risako agira ngo kunshura gatatu iya kanira musemetsa ati nyabura biranize ati munzanira amazi naye yanyoye biranga yikubita hasi arapfa twumva mako kajoro ka 3 saa 4 ati nakarafuya nibyo si
ati tufatire kujya tutangiye kurya ati nyamara bari mu ikarita yari muzima reka dame yabitakunda kandi mukaye nanseze yego timenya bitakunda mu gitondo datubona byanarangiye tujya kumutaba birarangira ndubivugamo no none cyadusigarije we tumurunda amatoni y'ibitaka imyaka irashize irihenuye ariko ibyo bijye byari gatumwa ibyo bijye byari gatumwa wivuga ngo gatumwa n'ibindi byose byaba gatumwa buriya cyapfa kumuniga guki kirayi buri uyu munsi mubugeze n'amazi arayoba kandi yakakwemeza n'amazi arayoba ndanyure mu mwanya we yakakwemeza abantu bajya banigwa n'amazi ayiwe ndazakunike ndabikwifurije dukomeze hanyuma reka dukomeze pasa nyamaze iminsi ndi kwibwira abantu ngo twumve turebe ariko tunige muri iyi minsi ijambo ndi kurikunda cyane ku bantu bagenda bakurikira ibiganiro byanjye bashobora kuba nta kiganiro ntagena iryo jambo ntarivuze pasi iyi jambo ryumvise wowe uryumva ute kugira ngo none turisobanurira abantu neza nkawe nararibonye naje kugusura ugomba kunsobanurira ibintu byinshi kimwe nk'uko abantu bari buze kuguhamagara ari benshi abantu ikintu bakundira umuntu ufite ibibazo hari igihe rimwe na bino bintu bivuga abantu bakambwira ariko David ukuri ngo bakoze umurimo ugoye ndavuga se ungora ute kandi ari umurimo Imana yampe nzi neza ko nzawuhemberwa bivuga ngo iyo umuntu akorera mu mbano ye nyine niye ndi bimuvuna ntago bimvuna abantu ko David uravunika biravuna ariko ukaba ari mu mbano yawe nyine Imana ikabiguhereza imbaraga nkumva ni ibintu bisanzwe pastor rero nawe ku bantu bifuza gusengana nawe murabuze ko bamagana ndabizi ariko reka banze dusobanura ijambo mvuze ati kumva ukareba ariko ukaniga yego uryumvuta buriya uko mbyumva uko buriya abantu twumva uburyo butandukanye renda kamere kwa kandu kumva bundi hari ukumva ariko ndusobanukirwe kimwe nuko hari ukureba ariko ndubone ndubone hari ukureba ariko ndubone icyo washakaga kureba David urashaka iki se yenda urashaka ikintu kandi kiri hafi aha ahubwo ukavuga ngo kera nibwo byakundaga kumbaho nkaba mfite nk'ikaramu naba ngiye kwandika ikaramu nkayishaka nkayibura kandi nyifite uyifite mu biganza byawe yenda ikaramu yangigiye he yego yenda ugashaka ikaramu uyifite mu kiganza cyangwa se ugashaka icyuma mu burabati birayi kandi uri kureba ukabona nta kintu noneho ukaba ukagishaka ukacyunyura ariko ayo twekera bakona ariko iyo myisho minini ingana gutyo aho mbese ariko undi yaza akabigikuye hariya oya ubwo akahita kikwe kugifite sisikira gifite oya mu ndoki birashoboka none ugasanga agikuye hahandi urukureba ufite amaso rero ariko ndabwo ufite amaso ariko ndabwo uri kubona icyo washaka niyo mpamvu na Yesu yigeze abwira abafarisayi aravuga ngo kumva muzumva ariko ndabwo muzabisobanukirwa yego kumva ni kimwe ariko gusobanukirwa nacyo ni ikindi ni ikindi niyo mpamvu rero kumva bino bintu niyo mpamvu ngo mwumve twavuze ndavuga ati murebe yego mwumve ariko nanone mwigi ibi bintu rero birasaba hari ukumva yego ariko te nugasobanukirwa bino tuvuga rugomba kubyumva abari nabyo ndangera mu rugero ariko ndabisobanukirwa byari byo sadepa bijyanye n'urwego rwe nahabarizwa n'isi abamo nisabamo buriya David turi mu isi imwe ariko ifite ibyumba byinshi ifite amavene atandukanye ifite uturere dutandukanye ibi nabyo ni ibyumba tutari bubyumve si byose kuko batuba mu isi ariko zitandukanye niyo mpamvu isi yo mu cyaro n'isi yo mu mujyi biratandukanye isi y'abakire n'isi y'abakene biratandukanye isi y'abarokore n'isi y'abapagani biratandukanye hari indirimbo zo mu nzu y'Imana yego indirimbo ziratandukanye bino bintu rero kumva nebe tugomba kubivuga ariko umuntu yabyumva bitewe nuko bitari muri karite mu rwego rwe akabibyumva ng'urusaku njye nkunze kongeraho akantu
ngo byaba bibabaje kuri iki kiganiro cyose ariko ntagire ikintu na kimwe usigarana nyene iminota yose tuvuze nyene akaba ntacyo yakuyemo akaba ntacyo yakuyemo mu by'ukuri tekeza ko naragahinda byarutwa nuko wagira ute wakireka yego ariko niba wumva ubugomba no gusobanukirwa yego ubwo rero iyo wumvise kandi ugasobanukirwa uryoherwa n'aya magambo yacu kandi yana magambo yacu si mabi yana magambo atanga ubuzima niko kwakunda umuntu azahita ashaka agatelefone kiwe rero abate ubwo batanze itangazo ngo tugomba gufata nimero ngorekeje uburyo ndi kubyumva bifite aba bantu uretse no kubumva hano n'uwavugana nawe byaba bibaye byiza kurusha ngo budavera ng'abantu bamamagara ati pasitora rero ati umaze gatatu ndaguhamagara numvaga naguye numva naguye tariki nguhamagaye ukansengera gusa ati ndyamaga neza ngumva ndatuje kandi buriya aturi mu bantu bakunze kunsengera bigacamo mwumvise ariko ubwo rero kumva ni kimwe no gusobanukirwa ni ikindi twabifuriza gusobanukirwa ngira ngo ni naho uba werekeza basobanukirwe ibyo turimo kuganira barebe ari ukuntu ushobora kureba ishati pastor yambaye yego ariko mu by'ukuri ukaba nta kintu wabonye yego ariko no kureba no kubona twavuze ko nabyo ari ibintu bibiri yego kuko yano maso twayaherewe kureba ariko iyo urebye ndubone icyaki ndo warushaka kureba ndabwo ayo maso abaringa imvabusa ntacyo bakumariye ntacyo abanga imvabusa ntacyo abamaze kanya ureba ariko icyo ushaka kureba ntukibone ayo maso ntacyo bakumariye none asaba amazi yego haki cya gatatu ni iki cya gatatu ni ukwiga kwiga yego iyo washoboye kureba ukabona washobora kumva ugasobanukirwa none nabwo wiga ni nabwo wiga kuko buryo umuntu yiga ibyo wumvise uko wabisobanukiwe bya ndi warebye kuko wabibonye bya binoneho wumvise arya wawe kumva kureba no kwiga bya bindi wumvise ugasobanukirwa byo ukabibona ni namwe wigira ni namwe wigira ubwo rero gusobanukirwa bituma umenyana kwiga ukamenya ibyo wiga bene data tubifurije kureba bakabona kumva bagasobanukirwa noneho mu bya bindi basobanukiwe nimwo haravamo icyo bakuyemo ngisomo ry'ishuri kandi amasomo bababwira ngo mwige na amasomo agufasha muri urugendo basi niba ari ikintu umaze kubona iyi si turimo yego nta muhwi dufitiye ndambuwe idufitiye nta muhwe iyi si rwose Dabe icyo nukivuga gakubita uruhinje gakubita umuntu mukuru bose bakubita kimwe icyo nukivuga umuhanga umwe navuze ngo isi ndisakaye niba rese dasakaye iyi mvura iguyinyagira buri wese aho ku buryo twihanganira ya mvura yatunyagiye buryo twihanganira ya se dasakaye ubwo buryo nibwo tugira abo turibo kuko buriya n'abantu bakibeshya ngo ubwo nguru yanga afite amafaranga akaba afite amamodoka ngo ndabigerageza agira yewe mani babarire rwose nta muntu waba mwese wagira ku rwego atagira ikigeragezo niyo mpamvu nkikundira nta muntu waba ku isi ndababwira ukuri keretse utari hano munsi y'ijuru yenda ngewe nzagira ikigeragezo cya minerivare y'umwana kuko nyine nta mafaranga mfite ariko nawe uyafite nawe uzagira ibigeragezo by'uko imodoka yawe yakoze impanuka by'uko wagonze umuntu bari kuguhiga ngo urihese rase no uzaba upapayitse ufite ibibazo uzaba ufite inzu runaka yenda ikwashurira igihe uzagira icyo kigeragezo icyo ngicyo kizabaho wabyanga wabyemera kuko buriya ufite inzu akeneye umupangayi yego ufite imodoka akeneye umushoferi hari igihe uri umushoferi wawe w'imodoka yawe bisi wiguriye yasi wiguriye landrova n'izindi z'akazi hari igihe umushoferi mutazahuza uwo maranye icyumweru agende icyo kizaba ari ikigeragezo uzashaka undi
usanga ufite ikigeragezo cy'uko ndabashoferi ufite uzaba ufite inzu zikondeshwa uyikubitemo amezi abiri atarakwishyura usanga ufite ikibazo cy'abapangayi nubwo turiho amazu ngo yangiramo ibyango ngo 8 ngo 10 ngo niye ngo yiriya etaje ngo etaje 8 karita 8 ngo neze ariko barabacuruzi bahombye ndabwishu bafite. Niyo mpamvu rero biba bisaba iteka ryose gusenga no kwegera Imana kuko nda muntu udafite ikintu kiri kumukonsoma ku ruhande rwiwe. Ariko twebwe bikavuga ngo twebwe abazi Imana, haleluya, twebwe dutujishwa nuko twamenye Imana, none byose tukishira alles twavuga ngo Mana ni wowe ugomba gutanga iherezo ku iki kibazo, Imana ikakugirira neza. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ariko sinatandukana n'umuhanuzi wanjye cyangwa ntamaje kino kibazo mu kanya ko kuganira. Pass Chaharia pass umukristo uyu munsi yego yitwa ate muri urugendo? Umukristo kimwe kisubiza mu masegonda nka 30. Umukristo uyu munsi umukristo uyu munsi yitware gute? Mbona ko yakitwara iki kibazo ndagikunda cyane abantu bankurikira. Yego nkunze kukibaza kenshi. Impamvu nuko manya ngo utibagirwa ngo umuntu wenda mukristo uyu munsi atibagirwa ngashike ku ntego ye. Gusa turi mu isi goye, turi mu isi iteye ubwoba, turi mu isi rimwe ifite ubukene ariko dusaba byinshi, turi mu isi byo wari witeze rimwe na rimwe utari kubibona. Umukristo w'imisyo uko yakitwara asenge cyane, yegera Imana cyane, kandi aharanire kubinyangamugayo, kandi anyurwe. Kuko iyo unyurwa ndagusaba yanga ngo wirukange cyane mu by'isi ariko kwaka kandi utanashoboye no kubigeraho. Iyo rero wiga kunyurwa ubona igice cy'umugati, kandi nubwo washakaga imigati 5 ariko wiga kunyurwa ubona igice cy'umugati ukanyurwa nacyo. Mu mwanya wo kurwana ya migati 5 ukaba wayigwamo ukaba wacumuzwa nayo, igice kimwe cy'umugati ukanyurwa nacyo. Umukristo w'iyimisi yige kunyurwa ariko kandi asenge cyane kugira ngo arusheho gutsinda ibimugerageza. Amen. Nikari mu ijambo ry'Imana pasa numva nta kiri kintu nakongeraho ko twavuze amagambo menshi twanaganiriye, ariko abantu hano kuri Gonake Plus no kuri Ndumukristo TV bamenyere ko ngeyo nayoboye ikiganiro hari ibintu bibiri nkunda. Yego, isengesho ritangira, isengesho risoza. Yego, ijambo ry'Imana byo nakora byose sinjye nibagirwa ijambo ry'Imana. Uzanyanga zanyenge, uzankuna zankunde. Yes, ko hagarega nubwo batiriza kunkunda usibye Imana yonyine izabazana. Yego yego, nzakora umurimo w'Imana kuko njye mbabwiye ngo mvuze ateka mbikundisheho ngira ngo mutanankunze. Yego, sibyo? Nimunyangira ko natanga musiki ijambo ry'Imana uzagende wose sinzakuririra. Sinzakuririra ngo wagiye ariko uzansiga yakundaga ijambo ry'Imana kuko ntabigenje neza. Wo ngo nzamuririra. Nibyo rwose. Pasa nikaburi ijambo ry'Imana. Yenda ndarinjire mu ijambo ry'Imana nanjye ndangitangazo. Nditegura kujya i Bugande gusengera abacuti bacu b'i Bugande. B'i Bugande babe hafi rwose, abazashobora bazasengana nanjye. Nzaba nagiye kuri mountain uriya musozi w'i Bugande bakunda kujyaho. Abazaba hafi rwose tuzahahurire, twegere Imana, tuganire, baboneho live, dusengane, bumve icyo umwuka ari kubyira amatorero. Hanyuma ku bantu badukurikirana kuri Gonake Plus no kuri Ndumukristo TV, aka kantu ntabwo narakibutse ariko pastor yakambwiye mu gitondo sinzi ukuntu kanshitse ariko reka ngavuyeho neza. Bantu bankunda bakunda David. Ubuse ndago byari bihagije. Ko mbivugaho rwose. Nanjye reka ngavugeho. Bantu pastor ukarangare muri Bibiliya. Bantu mukunda David. Mukaba munkunda by'ukuri. Yego. Ariko nanone mukunkunda kwanye mukamwarankunze kwa Pastor Ban. Ba pastor hari abakunzi mfite kubera wowe. Nibyo rwose birashoboka. Mutuye mu gihugu cya Uganda. Pastor agiye kuza muri Uganda. Yego. Uyu munsi ni Imana imwemereka komeza umurimo w'Imana ariko ntago ari uburyo bwo kubayo. Yego. Azaza hamara iminsi mike yigaruka. Ni mike yangiye 5 cyangwa icyumweru. Babyibuke neza. Hari impamvu Imana imwejeje muri icyo gihugu cya Uganda. Yego. Wasanga ari wowe wenyine Imana itumye aza aho ngaho. Birashoboka. Ibindi byose wumva ko agiye gukora atari byo bimuzanye.
akaba ari Imana yapanze ngo weho wenyine bitewe n'ikibazo runaka ufite n'ikintu ushaka gusengera n'ikintu Imana ishaka gukorera urumva cyangwa se n'indi humura Imana ishaka gushyiramo akaba ariyo mpamvu yagurikije pastor kamuza mu cyo gihugu cya Uganda ikimenyimenyi nuko nta tiki yawe uri buze kumuha ntacyo nariteguye rwose cyo ni ikimenyimenyi Imana ibyawe birimo n'Imana ibyawe birimo rero uri mu gihugu cya Uganda no gufata nimero ya pastor umuvugisha zagiye kuri Prayer Mountain hari abantu basengera ni hazabagiye pastor zamahingiye kingana samaye iminsi 5 cyangwa icyumweru mu minsi 5 wasanga n'uyu muntu dukurikira uri muri Canada ateze akajya muri Uganda ari Imana yabugiye gusubiriza ibye birashoboka cyane pastor ubwo rero nge mbivuze ye David ntage ikintu muzavuga ngo mwaramburanye nibyo rwose muri Uganda ubwo ibindi mwebwe birabarebaho n'Imana yawe n'ikisengera nibyo komeza n'ijambo ry'Imana sawa urakoze David rugendo rwacu kuruvuga neza kandi tunasaba n'abadusengere ndabazabyumva bazadusengera badashoboye kuhagera bazadusengere kuko sadepa umutwaro mfite no gusengera abana b'Imana bagoswe n'ibibazo nibibugarije ni wo mutwaro wanje yego nanjye mashaka Imana angirira neza ariko ndacyanshimisha ngo kubana nasengeye umuntu Imana ikamugirira neza agashimira navuga ngo Pastor Laban yambashije kwinginga Imana no gusenga urebye umutwaro wa mbere nuwo nubwo nanjye mbiti ibindi byanjye bwite ariko nshire imbere ubwoko bw'Imana reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Yesaya igice cya 40 turasoma dure ku murongo waho wa mbere titiri y'amagambo aratubwira ngo ijwi ry'urangurura mu butayu nari mvuze ngo ni ijwi ry'urangurura mu butayu aravuga aratubwira ngo nimuhumurize abantu banje mubahumurize ni koko Imana yanyu niko Imana yanyu ivuga muvuge ibyororutse imitima y'ab'i Yerusalemu mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko ukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko habihariwe kabiri n'Uwiteka Imana ishimwe cyane amen nimwumve ijwi ry'umurangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa n'ahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze amagambo y'Imana oyo na Yesaya wahanuye aya magambo ayahanura igihe ubwoko bwa Israeli bari mu bihe bibi bigoye biteye ubwoba ariko Imana iragenda ivugira muri Yesaya ramubwira ngo genda ubwire abantu banje mubabwire ko intambara zishize mubabwire ko ibyaje bagoye ko birangiye mubabwire ko burwaye ko burangiye Yesaya aragenda mu gihe abantu bari bihebye arababwira uyu munsi rero ndabwo ari Yesaya uyu munsi ni Labani uyu munsi n'umuhanuzi Labani Imana itumye wowe udukurikiye wowe uri kutwumva iwawe kuri TV wawe wako hano kuri telefone aho uhagaze ahariho hose uyu munsi n'ubuhanuzi n'ubwawe Imana ivuganye nawe kubwira ngo humura intambara urufite zose zirashize urugamba rufite rurarangiye bigeragezo urufite birarangiye imanza rufite zirarangiye uburwayi warufite burakize burakize komera ushikame kandi uzenguruke bucece Mana twegere kandi tindane natwe cyane Yesaya aramanuka asanga ubwoko bwa Israeli uyu munsi turi hano aho uherereye ni Israeli yawe ubuhanuzi n'ubwawe ni wowe bugezeho ni wowe bubwiye ni wowe bumanutse guhumuriza wari umaze iminsi udafite kiguhumuriza buriya David hari igihe abantu bagira ibintu bakabura epfo no haraguru wahamagara kuri telefone bikanga bigendanye n'ubutayu uburimo uwantu wari weshengekirije wamuhamagara bikanga bigendanye n'ubutayu wari urimo hari n'igihe telefone iba komposi kandi yari ihari
kandi nyira atayizimije. Ariko kuko re mu butayu wayihamagara ngo ni nomero komposi, wayihamagara ngo ni busy, kuko ubutabazi bwawe ntabwo buri kuri muntu buri guhamagara, uri mu butayu. Ariko ijambo ry'Imana rivuze iki? Riravuze ngo muhumurize abantu banje. Haleluya. Uri kwa muganga humura, uri mu manza humura, uri mu madane humura, ye mukobwa humura, ye mukobwa mu masimesi bere kwanga humura, kuko ni ku ijambo ry'Imana kubwira ngo humura. Aka kanya message kugeza avuga ngo humura, izo ndambaro ubona uyu munsi ntabwo ari zo kuguhitana. No. Ubwo bukwe ubona umunsi bwapfuye, Imana iraje buzuri, Imana iraje icenzira. Biragora guhemukirwa no wakunze mugeranye kure. Umuntu aje kunsanga arasharambira ngo mvuze bino ndibuka ati pasa nsengera yari umukobwa ati umusore twarakundanye ye bari banana nakoye, ariko ndi kumuhamagara bikanga, kwemerwa no wakunze kumuhamagara bikanga. Ariko ngero usengere, twarongeye turasenga nawe. Kesho bone numva ramamaga ati pase namuhamagaye, yari yambwiye ko ari abantu bamunderanijeho, ariko twiyunze gahunda zakomeje. Nawe humura, nawe ibyawe urabona ndaherezo, urabona ndakigenda bigendanye nawe uherereye muyu mugoroba. Humura, kwaya manywa ukomere, n'iryo joro ukomere, hoya humura. Ibyawe uri kubona ndamuntu wabibwira, ndamuntu uhamagara, ariko ijambo ryatubwiye ngo tubabwire byororutse imitima, izo ntambara zirarangiye. Buriya Bibiliya ni ukuri, bundi ibintu bigora abantu ni ukugendana mu mahame ya Bibiliya, mu mahame ya Bibiliya. Niba ijambo hano ritubwiye ngo ku murongo wa kabiri ngo muvuge ibyororutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere mubabwire uko intambara zawo zishize, kandi ukukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose bikuweho, kandi ko babariwe bikubye kabiri n'icyaha cyawe Uwiteka arakikubabariye. Izo ntambara nazo zirashize. Cyangwa ngo nje urubanza narembite ndarutsinze mu izina rya Yesu. Cyangwa ngo ideni bari kunyishuza ndaryishuye mu izina rya Yesu. Tangira uvuge ngo njewe umusore utarangundaga nangunde mu izina rya Yesu, utangira ubireme. Ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye hano. Umurongo wa gatatu ngo nimwumve nimwumve ijwi ry'urangurura mu butayu, ngo nimutunganirize Uwiteka inzira aho mu butayu, mugorore inzira. Bivuga ngo hari ibyo Uwiteka agiye gutunganya. Ye mukobwa unyumva, hari ibyo Uwiteka agiye gutunganya. Ye mugabo unyumva, hari ibyo Uwiteka agiye gutunganya. Mana nishimwe. Ye mugabo unyumva, hari ibyo Uwiteka agiye gutunganya. Hari ibyo wareba ukabona ndanzira. Mukana yavuze ngo iyi nzira zifunze, uhamagara na madamu wawe ikaba komposi, uramuhamagara ikaba komposi. Ariko Imana yafunguye inzira, n'abadashaka kuguhamagara yisanga yaguhamagaye, n'abadashaka kuvugisha yisanga yakuvugishije. Yego, kuko Imana iba yabitunganije, iba yamaze gufungura umuryango w'ubutabazi bwawe. Ndinginga Imana irengana ku musozo, nawe ubutayu mazemo iminsi nibikorwa mu izina rya Yesu. Wagendaga mu nzira zitari nyabagendwa, wagendaga mu nzira zidaharuye, nawe ahawe haharurwe mu izina rya Yesu. Lefodo tade grerime, nawe ahawe Imana ihatunganye, winjire ku gisubizo cyawe, uhamagare bakumve kandi bakwetabire ku gihe. Mana ishimwe cyane. Burambuze kano kantu n'umuntu umamagara ashanga umusengeri, telefone ikaba komposi, ikaba komposi. Hari n'abamati pasati maze iminsi nguhamagara, maze nk'amezi 3 nyicisha mikanga, tari kubona nyicishijemo nza naho ndi kugerageza ngo numve niba telefone ikiri ku murongo. Tunone nibwo iciyemo disi, ati ure nagushakira ibi nanjye agasanga ni mu mavuta. Ngahita mubwira iki Imana ishaka kuvuga kuri we
ibibazo bigakemuka, Imana ikesha icyubahiro. Iyo umuntu inzira ze zizitiye uratamira bikava mu kanwa bikagwa hasi. Iyo umuntu inzira ze zifunze ubifata mu ntoki bakagucika bikikubita hasi bigasandagurikira mu nzira. Ariko ndaguha amakuru, haleluya, ijambo ryatubwiye ngo muhumure, intambara zirashize, ibibazo birarangiye, uburwayi burakize, amadeni areshyuwe, ubukode burarangiye. Mana ishimwe cyane, abakugukunda baragarutse. Wakire gukundwa mu izina rya Yesu. Reka nzoreze hano, Mana ibambere umugisha kandi tindane namwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen. Amen. Hanyuma pastor turagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Hari ukuntu numva ijambo ry'Imana ngumva rwose ndanezerewe, sibye karigera risoza nkumva ndacyari kumbuye. Yego. Ndacyajyumva ndashaka kuryumva. Ngo numva ngishaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko ubu kiriya cy'Imana yagushize. Turigize rigufi. Tuzagaruka tuzagaruka ibacyo dukumbuye. Numva ngashaka kuryumva, byajyana n'ikiganiro twakoze y'abantu nkumva rwose pe. Noneho hari ukuntu numva ijambo ry'Imana ngumva ibintu biturutse mu birenge, bigatambuka bigaturiza mu mutwe. Buriya rero iyo wumvishije iryo jambo ry'Imana ukumva hari nk'ibintu byirukanze, icyo gihe buriya riba ricengeye muri wowe, riba rigeze no ku mutima. Buri icyo gihe mbega buri icyo gihe aba ari connection yawe n'ijambo ry'Imana bihuye. Hari igihe ushaka umuntu inzira zigafungwa pe ukamubura, igihe cy'Imana cyagera wa muntu ukamubona cyane. Hari abatwanze bazi kigifatana ngo zagafunguka. Akantu wavuze sindakavuga gutera ndakavuga gute kano kantu we urumva wa muntu wabona ko bitashoboka nyine aguhamagara. Buriya kuko iyi nzira n'abatabishaka bisanga baguhamagara, iyi nzira n'abatabishaka bisanga baguhaye, kuko inzira zibaza. Ariko iyo zifunze amigiye byakira mu ndoki nawe araguhereza bikagwa hasi, agasigara yibaza atwekira wa muntu muhaye kandi numva ntashaka kumuha. None nyine agasigara rwara n'umutima kandi yawe yamaze kugira ute icyo aguhaye yamaze kugikora ndakundi, kandi wowe byawe birakomeje biri kugenda. Ndafashijwe. Hanyuma reka twisoreze tugeze muri kakanya keza nkunda ko gufata nimero y'umukozi w'Imana ku bantu bifuza gusenga na Pastor Labani. Mwabantu muzamuhamagare muri benshi, ariko nano muzihangana ni mumubura bihanga ubwo Imana izaba yemeka ahura nawe azamubona, ariko muzamuhamagare muri benshi. Pastor Labani aba ahari. Nebyo rwose. Nimero zihari ntago tanga nimero zidahari. Arabamaze icyo kibazo oya nimero ibihari. Nimero ibihari nkuko twavuze ati inzira z'Imana y'awana. Yego. Nkuko byose bifite zakunda. Pastor nikarabona nimero yawe. Sawa, nimero ni 0788 24 53 826. Nongere ngisubiremo 0788 24 53 826. Iboneka kuri WhatsApp keshi cyane. Hanyuma reka tugusaba dusubira n'isengesho. Mwami Imana yacu ugira neza bugacya bukira, nguko ijambo ryawe ritubwiye ngo duhumurize abantu bawe, tubabyire ibyururutsa imitima. Uyu mushiki wacu amaze imyaka arira, amaze amezi ari kurira. Uyu mwene data amaze igihe kinini areba hepfo areba haraguru akabona ndakigenda. Amaze imyaka arwaye, urwaye bwamumazeho amafaranga. Ariko data myiza, nejejwe no guca bugufi mu mutima musengera kugira ngo bane nawe mugirire neza, muyobose neza n'imbabazi zawe data, kuko uri Imana isumba byose. Nubane n'uwawe mugirire neza, nubane n'uwawe umuyobore, nubane n'uwawe umwegere, nubane n'uwawe hege bimuhiga. Hereye none ndatuye ubutabazi kuri we, ndatuye amashimye ku mwana wawe. Ndabisura mukuru iki yihebye n'ubyengeki agiye kure yawe kubw'ibibazo, ariko wongera ugarura umutima w'ibyiringiro muri we. Bana n'uwawe data myiza, senge bano bakobwa, senge bano badamu, bane nabo data, bibazo byabo
data ubahe igisubizo cyabyo. Urakoze data mwiza, urakoze nyakubahwa Imana, urakoze kubana nawe ubagirire neza. Niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Hanyuma ndabashimiye bantu mwakomeje kudukurikira kuva ku munota wa mbere kugeza kuri munota wa nyuma. Ndagushimiye nawe Pastor Bani kuba wemeye kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Ndabizi ntago babyoroshye. N'umuntu wadukurikiye nawe ntago bamworoheye. Hari abaretse akazi kugira ngo badukurikire, hari abaparitse ibyo bari barimo ngo badukurikire, ariko byose bari ku mugambi w'Imana. Kandi nizeye ko wakurikiye kino kiganiro yabanyemo ineza y'Imana. Hanyuma rero itangazo ngiye kubahereza nijyarindi ryo kubabwira ko Gonaleke Plus yafunguye Gonaleke Pictures kugira ngo igibageza amafoto meza, amavideo meza ku bukwe bwanyu, bukwe barimwe mu buzima. Pastor we namaje ngo ufite urwibutso ambye ati ntarwo ngifite, ubwo ko ngo nawe tuzajya muri imyaka Pastor ukabura urwibutso nuko watuvugisha. Ikindi kiza kurutaho nuko tubitambutsa mu buryo bwa live cyangwa se imbona nkubone kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube. Bivuze ngo rero abantu bakeneye stream live bari cyane ino service nayize abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko nanone n'abanyarwanda bifuza kugaragariza ibintu byabo bakabagaragariza abantu benshi. Iyo ugira ikiriyo cyangwa se ugira gupfusha wawe ariko ukaburi ku rutari buze kumushyingura, bikaba ngombwa ko umukurikira mu buryo bwa online. Ibyo rero twafunga tuvuga ati reka tubifashe abantu bacu. Pasa numva ino service ari nziza ndi kuyibutsa abantu. Hanyuma rero ku bantu bakeneye iyo service dutanga, mwahamagara kuri 0782271375 mutwandikiye kuri WhatsApp tubafashe. Amen. Ikiza cyari tufite discount ku bantu basanzwe bakurikira Gonaleke Plus bayikunda by'umwihariko. Nibo bantu tugiye gufasha na amafaranga make ngo tubone transport tugeza aho hantu ducyane tujyana n'udufaranga duke, ntaga amafaranga menshi kuko nge naje kwifasha abakunzi ba Gonaleke Plus. Kono kuri rwose. Hanyuma mutwandike turi benshi tumuzi mutubwire tuze tubakorere akazi. Sinamenya kubyamamaza neza ariko ndabivuga tu. Nzajya genda binonosura neza kugira ngo abantu bacu tubafashe kandi bose babone service nziza. Igikuru no ko babumbishe ikigenderewe.